Ndavuga Yesu Kristo n'amaraso ye. Wanasifiwe. Turasubiramo tuvuge ngo utarigeze gucumura, umukiranutsi utagira inenge, yishize mu cyimbo cyane, wari ukwiriye gupfa. Inshuti izitinya kubikora, ariko Imana twakurikiye igitererana bayo, makuba n'umuzago idutererana, makuba we idutererana, makuba n'umuzago umusozi w'inyamihanga
Imana yadukuye kure umwijima dushira habona maze sibanganya amateka mabi itugira basha duhindura basha. Noneho rero sigaje n'indirimbo imwe cyangwa zibiri kubera mpamvu narayiririmba kugeza mu masaha 7 z'ijoro. Njyama akanya gato numva ko ari akanya gatoya kandi dufitanye amasaha 10 twatujamo yo kuririmba. Turasubira turirimba indi imwe cyangwa zibiri nituba turangiza ndagira ngo ntakibazo tuzagaruka ikindi gihe komeza kandi tunafatwa tubona komeza ntakibazo. Yes. Ewe Yamana umuntu umva amagambo y'Uwiteka ati bishe waremye isi ntibyuzuyemo byose nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi yireme namuremye kukuze urutisha ibindi bihena umwana w'ishusho yanjye ariko kuko kufuza amaso ye arakomeye itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera. Yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka ati bishe waremye isi ntibyuzuyemo byose nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi yireme umuntu namuremye mukunze namuremye mukunze we namuremye mukunze ariko kuko kufuza amaso yarangomera itandukanye n'ubwiza bwanje arigendera we umva imirindi y'Uwiteka aragushaka. Yewe umva arabaza mwana w'umuntu urihe mwana w'umuntu urahamagagwa uwakuremye aragushaka garuka mu rugo. Wanasifiwe. Yewe umva mwana w'umuntu Uwiteka n'umunyembabazi ubwe yarirahiriye ati sizibuka amafuti yawe nyuma y'ibyo byose zabababarira bose abazanga. Tuzirikane ko iryo jwi ririhoraho nimuze twitabe bigishoboka. Ndani ya Yesu we kuna raha, ndani ya Yesu we kuna raha, ndani ya Yesu 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 Run,
yesu gusa ni kuri yesu ni kuri yesu imana ishimwe cyane imana ihimbazwe indirimbo tukurengera